inkuru y'umwana w'umukobwa wavutse waba asanga ari abakene, yabonye ubuzima babayemo atabushobora, afata umwanzuro wo kubasezeraho atari ahantu ngiye. Ababyeyi be baramubuzaga cyane, ariko uyu mwana we yafashe umwanzuro abasezeraho atari ahantu ngiye, ariko nzagaruka, njye ntabwo nagumya kuba muri buno bukene. Ati papa mama mbaye ngiye nzagaruka. Uyu mwana yafashe umwanzuro wo kugenda, mu kugenda ari mu baturanyi afata umwanzuro aragenda. Mu baturanyi ntabwo bemeraga yuko hari umuntu wabacika ngo agende, kubera ko abantu baho bose babaga bashaka kwibera mu ngo, bose bari abakene, ariko umukobwa yarabacitse cyane ko akanyoni katagurutse katamenya iyo bweze. Umukobwa yarabacitse cyane, abaturanyi nabo baramutangira, ariko umukobwa aranga bacamo aritambukira aragenda. Umukobwa yari agiye ahantu ngo arebe ko yarwanirira igihugu kigere ku iterambere. Umukobwa yaje ahantu abantu benshi bakoraga imbaraga, ahantu bitorezaga. Umukobwa nawe araza yitoreza izo mu kirere, atangira kugenda mu kirere yitoza cyane. Umukobwa yaritoje cyane ashaka imbaraga, mbese ashakaga ko yaba umwami cyangwa umuntu ukomeye mu gihugu yari atuyemo. Umukobwa yakomeje kuba intwari mu kwitoza, atangira kwitoza ari wenyine. Yagiye ahantu benshi bakuraga imbaraga. Umukobwa yaje kubona amahirwe, abona ahantu ku kigo cy'abasirikare, atangira kujya bagendamo, ahantu hose bakora imyitozo akabagendaho. Abasirikare nabo baramuretse cyane ko yashakaga kwinjiramo nawe ngo abayobore, cyangwa se bamwigishe nawe agere hejuru abe umufande. Uyu mukobwa yaje gukora imyitozo ihambaye cyane, nuko nyuma aza kwiyerekanira imbere y'abaturage. Yaje kwiyerekanira imbere y'abaturage ibyo yize ngo abibereke kugira ngo bamutore. Abaturage nabo baravuze ati ni wowe ushoboye, ni wowe wari warabuze mu gihugu cyacu ngo kigere ku iterambere. Abapolisi nabo bari bamurinze cyane, yaramaze kuba umuntu ukomeye, umuntu umaze kwerekana ku rundi rwego. Ntabwo yari akiri wa mwana w'umukene, ariko ibyo yakoraga yahoraga abikora igihe cyose, no mu ivumbi haba hehe hose, ariko ntiyagendaga wenyine cyane kuko yari amaze kuba umuntu ukomeye. Ibyo yakoraga byose yabaga arinzwe n'abasirikare kugira ngo bamurinde cyane, agira umutekano mu byo akora byose. Uyu mukobwa wavukiye mu cyaro cy'iwabo cy'abakene, yaje agenda arinzwe, agenda bitewe n'imyitozo ye yakoze. Abandi bose byari byarabananiye, mbega niwe mukobwa wari waratinyutse mu gihugu. Umukobwa ibyo yakoraga byose yaje kubigira akamenyero, nuko ibyo akora byose abasirikare nabo bakaba bamucungiye umutekano bamurinze. Umukobwa yaje kuvamo umwami, aza ku gihugu ayoboye, nuko afata umwanzuro ajya gusura ababyeyi be, cyane ko yari abakumbuye. Yagiye gusura ababyeyi yari avuye, yari umwana w'uruhinja wari wabavuye mu bakene, ariko yaje gufata umwanzuro aza gusura ababyeyi be kugira ngo abereke ibyo yagezeho. Umukobwa mu kugenda kwe yagiye yemye arinzwe n'abasirikare, cyane ko yari amaze kuba umwami ukomeye. Yagiye arinzwe, mwibutsa ko wakora subscribe. Uyu mugore yaragiye yageze imbere y'ababyeyi be, yari yababwiye abategurira Imana ihambaye. Umukobwa nuko yabaye umwamikazi. Nawe nugira ikintu utakaza wagira icyo ugeraho, ntabwo waguma iwanyu ngo uzakire, cyane ko akanyoni katagutse katamenya iyo bwije. Nawe fata umwanzuro wigendera ujye guhiga, nimba iwanyu ari abakene ushakisha uburyo waba umukire. Iyi ni inkuru yubaka umutima.